aradufashe umukobwa wanjye aradufashe ariko ntacu urumva ya uriya nta kibazo abana bagira amagambo uhumure mwigishe abana bakunda muhaye n'akantu gihe abyemera umugwi ukamushuka kumwiganza kujyana muri expo igiye no gutangira ukamushukashuka yabyemera ibyo nta kibazo jewe mba ndi ku murimo w'Imana ndabisengera birangire ntago ari ubibwire madamu humura hanyuma ahubwo haguruka ugende batagusanga hana none haguruka ugende na madamu atagusanga urumva kandi humura mwana wa baba wicaye hano nkubwire mama yagiye gusenga gusengera Yesu yagiye gusenga kandi uhumure nta kibazo oya ndabivuga naye ndimo nganira n'uriya mukozi wanyu ariko nubona ko yakwitaho ukaba warakuza abaye inkumi anyitaho se bishya anyitaho kurusha ndimo mubaza indi myenda yayitwitsa imaze ayitera ipasi genda urebe oya wari umuteruye sinabibonye se nabibonye kandi ndabibwira ariko humura oya ntango bye mwana wanje ntabyo nshaka ndeka ntabyo ushaka ntabyo nshaka humura reka uriya mukozi yatwitse ya myenda ndimo musenyanga uramusengera se umuteruye uza abadayimoni afite abadayimoni afite abadayimoni 10,000 nibishake bibe mu 50 byamuvuyemo buriya kumusengera muteruye ntabyo nshaka nibyo byiza buriya bamuvuyemo ni muzima oya ndabibwira mama nazi we ntunyigishe ngiye baba ndeka tumva ni ruhande genda turabisubiramo ni mugoroba mama yaje genda biruhande ngengo uzantesha umutwe wowe ubundi ushinzwe kwinjira mu byanye n'umukozi ntukantesha umutwe bimeze bite se none ni byiza sheri bimeze ute se hari gahunda ariko se ufite utambwiye nta gahunda mfite uyu munsi no gusengera uyu munsi nta gahunda ihari gusa itorero ryacu ririmo ibintu by'ibibazo harimo ibintu by'ibibazo ngo umushumba biki gusa ko umushumba buriya itorero ryamuguriye imodoka nzi ko se ni sekireteri we kontabure bamuguriye rero imodoka bamuhaye ejo bundi miliyoni 2 inange yagiye kuzizana ariko njye hari ikintu mubaza miliyoni 2 wapi ntabwo ari 20 ubundi kambanze mubaze ikintu kimwe uru rugo harimo igare tugira hari ibyuze buriya iyo ubaze nk'amafaranga buri ko uhagurutse ugiye ngo ugiye ngo muri gurupe ngo ugiye mu makorari iyo uhagurutse n'ibya 10 dutanga n'amaturo dutanga usanga nko ku mwaka tubaha amafaranga angahe iyo ubaze neza wowe ni menshi rwose ni menshi ariko nk'uruhushya nyamukuru nk'uruhushya tuyahana oya nyine ngiye nicyo nashaka kubanza kukubaza uwo se ninde nguyu ndabona ari mushumba wari umpamagaye ndajya kumureba mu kanya umva rero hafite ngo bamuhaye imodoka bamuhaye miliyoni 20 zo gukora iki zo kugura imodoka we nk'uruhushya nyamukuru tuyamurye mu gihe ejo bundi nagiye gushaka icyangombwa cyo kugira ngo tuvugurure inzu tukabura n'ibihumbi 200 wowe nk'uruhushya tuyamukureho sheri nk'uruhushya we binyemerera ahubwo rero reka nkwereke reka dupange neza kamaze no kuri aya mazi ndabizi umugabo wanjye rwose izo diri wowe urazimenyereye igira hino neza ndabizi iyo urayogere reka mubwire kandi ikintu ngiye kukubwira ngiyewe bwumve ko ntuzi ko nagushatse naravuye mu gisirikare ntabwo wari ubizi iryo banga ni ubwa mbere ubyumvise oya ndabizi buriya twige nk'abasirikare tugira disipurine tugenderaho tukagira n'amategeko tugenderaho ikintu cya mbere ni ukugira ibanga wari ubizi noneho ngiye ukwereka genda wowe ugenda umwegere neza umuce hirya umuce ku ruhande ngewe ndashaka ko nzitwa bishop apana kuvuga ngo pastor utwo n'utwana
mwarimu kaba ari agahinja urumva nkahaguruka hano neza ngenda mitama Bishop Mutabazi nde Freddy ntabwo byambera sheri kora hano rero oya ntabwo byambera turarijyanye ahubwo ribi ryacu umva rero ugomba kugenda ugomba kugenda ukamwinjira nk'umuntu w'Imana siwe mubitsi ukamwereka ukuntu abatekamitwe baje ariko ukaba wizeye ko umuntu bana nawe yabaye umusirikare kandi ari n'umukaratika babyumvise bivuze ngo amafaranga yazanye akayashyira munsi y'igitanda nugucya mu gitondo tuzana abantu mu cyumba tukabasengera tugahita duhindura itorero ufite amafaranga abayoboke bo baraza mubizi se nkahita mbade Bishop Mutabazi Freddy byongereho nawe ukitwa nde Madame Bishop noneho tukicara gutya ngo nkazajyamo amazi gutya ngo oya ntabwo ukinywa amazi reka nzamuki nararokotse ntabwo nasubira ku bisembuye oya ibisembuye aha ji nacyagiye twagiye gusezera usoma amazi ngo nawe nkagusoma nawe ugahita uvuga ngo thank you sheri urakoze sheri sawa noneho njyewe nguhaye uruhushya rw'umunsi umwe banza urebe nimba ari reba tumwitabe nibi sawa genda alo nari ndi mu rugo nari ndi kumwe na sheri wanjye nyine nta kibazo hari ibyo nanjye nagira ngo tuze kuganiraho rwose nta kibazo Bisho umushumba turaza kubonana nkasanga ese buriya nta kibazo umutware wanjye nta kibazo nyine nawe ndamubwira sawa murakoze cyane naho izo sawa turakatsindiye rwose kamanza ntunganye hano muri salo iza waje umwana wawe ko mbona wigunze wabaye iki ntacyo yakira hano ese ubundi waje ntacyo ntacyo mu kanya yo baravuga kwigunga ugomba kuza wishimye igihe cyose uba umaze ku ishuri ukaza warakaye koko ntabwo nongera aya rwose kirahari kandi ugomba kumbwira oya ntacyo mama aya rwose mwana wambwira ni ukuri mwana w'ubwira byagenze gute ni uko nasanze papa yarahindutse wabonye iki mama ntabwo ibyo nabonye yo ihangane mwana wabonye iki se nabonye papa ateruye wa mukobwa umugozi wacu barimo gusomana bari kugira gute bari gusomana mwana yanjye we gusa ihangane wowe ubonye biki njyewe narumiwe ni ukuri papa asigaye ameze oya mwihorere byihorere nawe ushyire mu mutuzo nanjye sinureba ko mba nishimye ni igihe kinini abikora ni uko utari umwana we ntabwo ubizi oya none se njye uzi kubona papa wawe arimo guca inyuma mama wawe ntabwo yo ihangane ngaho ihangane ngewe n'ishuri ngiye kuba ndiretse ncunge papa ntazongeye kuguca inyuma oya ntabwo ishuri warireka oya mama twumvikane mu byo wikuramo ntuzikuremo ishuri gura ni papa wanjye ndabizi ni papa wawe nanjye ndi mama wawe ariko biriya ni iby'abakuru ugomba kubimparira nkanjye mama wawe ntubizi se we byihorere oya ngiye kubona nahagaritse ishuri kuva ubu ngubu ngiye kwirirwa mu rugo ngeze ko mpirirwa ubundi se uri kumbwira bari he nabasanze hariya mu gikari cyakoze amaze gukabya shanta reka mubwire mwana wawe reka tubyirengagize kuko si ubwa mbere buri gihe haraba inkora ubushize noneho nabifatiye bari mu cyumba iwanjye bajyana mama ibyo banafunze ibyo ntabwo ari ibyo kwihanganira mama
Ese nzabigire oya ntabwo ari byo kwihangana naramutanze tugiye kubyigaho uzamutange rwose witurize narabafashe baranjijisha nanjye sinzi ahantu Chantal yaciye gusa none se papa nabaye nk'usebye bamubabarira nanjye nabyizeho nsanga nta kumubabarira manjye nkunda papa ntabwo nshaka kumuhomba none se mbigire ko yanze guhinduka nanjye sinzi kabisa mukozi w'Imana komera cyane umeze mutese tumeze neza iminsi myinshi cyane wabuze se ugiye mu urabona akazi ntabwo biba byoroshye n'ingo n'ibiki byose ese ntabwo ubizi nawe by'iki gihe ntabwo biba byoroshye rwose urimo urajya heza cyane nari ndi kujya imbere aha ngaha abakozi Imana nari ngiye kureba hano imbere niho nari ndi kugana harya wabonye akazi noneho shakisha ngo ndebe ko byavamo nyine ariko nta kazi nyine nawe ntabwo byacamo neza reka nkwereke uwaguha akazi unkorera kazaguhemba neza ukabasha no kujya mu ijuru ako kazi kariho wakankorera ukabaho ku isi ukabaho neza no mu ijuru wakankorera ako kazi se karahari pasi njye nagakora akazi karimo no kuzajya mu ijuru kuko kumva njye nakirengagiza njye nagakora ndashaka ngo ujye undebera abana bakuriye mu gakiza n'abandi ubona bafite ibintu by'ibibazo dushobora gusengera ku buryo dushobora kubakura ahantu ntabwo uzi ahantu bagukuye nawe se mu isayo hepfo iyo ngiyo ahantu Imana yankuye ntabwo nahibagirwa ni ukuvuga ngo Yobu iyo ataza kwizera Imana ye ntabwo aba yarakize biriya bibembe niyo mpamvu ndashaka unshakira abo bana urubyiruko rurangije amashuri n'abandi bacuruza bagahomba n'abandi bantu nk'abo ngabo nk'abangaye nka batanu n'abandi bazi ubwenge nkawe ndabyumva rwose Imana izaguha umugisha cyane guhera uyu munsi abo bantu ndabakuzanira harya ugira nimero yanjye oya ahubwo iyi 078 urayizi 35 35 60 91 niyo ngiyo ongeraho na kabiri nyuma niyo ngiyo 60 91 wowe ishyiraho kabiri nyuma ubwo uze kunyandikira ndahita nyibona ndakwandikira rwose pasi ndakwandikira kuko dukeneye akazi no kuzajya mu ijuru kandi hari abakozi b'Imana wowe urakoze izi hene urabona izi ngizi uri mubona uzazigura mu minsi mike zose izi hene zose oh my god izi hene zose kandi nkazajya no mu ijuru wowe reka ndeke kugukerereza noneho reka ngende harabona yingiye no kureba noneho nge nzaguhamagara urakoze cyane rwose tuzavugana sawa mbonye unkorera akazi ntavunitse ukuntu amateraniro uyu munsi yagenze yari ameze neza rwose mbega umupasiteri wigishije neza yigishaga ubutumwa bukajyamo se numva ngiye mu mwuka neza wumva ukuntu abantu basirimbaga bakajya mu mwuka numvaga nakigurukira nkigera mu ijuru nuko nyine ijoro riharanirwa ariko tuzariharanira kandi tuzarigeraho niyo nzira rwose tugomba kubihana tukajyamo ijambo ry'Imana rikajyamo gusirimba guhanura cyaba ari igihombo gikomeye cyayikubiza biteze ugiye gusenga murasabye gusengera ahantu cyane rwose tugafashwa rwose tukajya mu mwuka tukanahanura muracyajyayo tujya gusenga muri ziriya indaya muracyajya gusenga iva ryari waba indaya we umushumba wa ntabwo yananiwe iva ryari se birabiretse cyagenze gute se cyagendera muri bya bindi by'ababereye mu nama se ese ko kura cyabigenderamo ntabigenderamo ariko none se umushumba ntitwamufashe siko ari byo
ariko nanjye yaranterese sinabibabwiye mana yanjye njye nababwiye ko umushumba yaranterese ndamuha erega buriya kugenda kuba umushumba baramufashe ntabwo bivuze yuko wenda ibyo yigisha twe twumva ijambo ry'Imana ntabwo muzi ahantu hari itorero abantu basenga abantu bakajya mu mavuta bakaguharura umva mwebwire iyo nkuru nziza bakubwira ibara ryayo muze njye kubabwira mana yanjye itorero nsigaye ndimo icara nawe tubwire umva reka ngiye mbabwire mpagaze kuko ngiye mbibabwiye n'ikintu ntabwo mwabyumva hantu itorero ndimo urasenga ugasenga uzi ko banaguhaviza kujya muri Amerika yego mana yanjye muze mbajya umva bagukora buri kimwe cyose wumva ukeneye aho ngenda rero muze mbajyane mu itorero rya nyaryo muve muri bariya bashumba b'indaya bajya mu bagore no mu nzoga kwanza muze mbajyane ahantu basenga bya nyabyo yaho rwose ndababwira nawe uragiye ubwo ngubwo sigara wenyine ushaka nkurikire wowe ndaguma ku mana yanjye namenye guma ku mana yawe ko umushumba w'indaya nawe azagutera imbere kuza ngo tuzajya muri Amerika reka nimugurikire ibyo by'isi ngenda senga ngenda agiye rwose shumba wowe niwe babaye abatekamitwe ubwo nibo bagiye kubatwara nimugende cwi se none uwo mukozi wanjye we naba naranamutendamo akagira Imana ariko ntacyo ntakabuza gomba gushaka ikintu cyose nakora kugira ngo amvire ahangaha atazavaho anabimenya madamu ariko ntacyo rwose se waje wicaye aha tuganira rwose hanyuma ndabona ibintu bimeze nabi mu rugo urumva ndabona ibintu bigenda bigera Rwandabaga urumva nawuguriye telefone ugomba kugenda ukajya muri yanzu nawuguriye ku Gisenyi urumva ntabwo bishoboka ni gute se njye nagenda tuzajya ducata kuri Facebook ndetse na WhatsApp oya ntabwo mbyumva ibyo ngibyo umajiye kumaga uramfatanya n'umugore wawe none urangije urambwira ngo nyirukane ingende oya nta hantu njye ndaguha amafaranga oya ntabwo bishoboka hejuru iyi telefone majiye kungura utangiye kumbwira ngo ningende nta hantu najya ntabwo byashoboka none ko birimo kuba bibi oya ntabwo byavamo ariko ndi kubambwira ko kotesha inzu Gisenyi aho bahise ryari ndabo kugira ngo ngo njye kujya ku Gisenyi ngiye kumara yiki iyo yubatse ryari kubambwira ko kodesha nanzu ugira i Kigali bakubwira ko nkodesha cyane mva none se ko ndi mu murimo w'Imana hano muri uno mujyi wa Kigali ubona byari kurinda oya nguko abakozi b'Imana muza mwiyoberanya mukaza mutereta abakozi mukabatesha umutwe oya nta hantu ndi bujye udutunge twese umugore n'inkundi nanjye navukira amezi 9 niriya nzumbamo n'itori yishura najanga kubera umurimo w'Imana oya ntabwo byashoboka ibyo ngibyo njye nta hantu ndi bujye urayikuragiye ntaho ndi bujye nongeye nguterure ngo nukuri ya mwana wawe hari ongera nerere n'ubundi na madamu wawe nazaza zabisange nkuko wabyemeye ku mugore koko yego uri mwiza ariko gabanya ubushinzi shaba wicaye hano naho icara ariko icara oya ntabwo byashoboka ntabwo bishoboka kakira amazi umva rwose ndakwinginze sibyo ihangane rwose ndaguhiriye nzu n'amafaranga ushaka yose ndayaguha ariko nyemerere rwose kugira ngo bigende bite uragira ngo niba madamu amenye birabiye abana bakabimenya no ku rusengero byarakomeye mbabarira rwose mvira oya nta hantu njye nta hantu ushobora kujya ntabwo ngenda pe byumve nakubwiye umugore n'inkundi nta hantu ndi bujye yego uramenye nta hantu ndi bujye naho njye kandi nawe utangiye kuzana ubushinzi nk'ubwuriya mwana wanjye ntabwo byo bibaho ubonye ko najyaga gukubita hasi byose niba wabitangiye ugomba kubirangiza rero nta hantu ndi bujye naho njya pe ese ubundi harinda naguteye bizite kutayineye se ejo nzakujyana kwa muganga bitwaye iki se tuzajyeyo nisanga nawe ufite tuzajyeyo wasanga kose nta hantu nzajya mva genda ujye mu kazi turabivugana genda utekere abana ubyumve nta hantu nzajya njyewe